waba ufite umusheri nta sheri ngira nta n'uwo nkeneye nta n'uwo nshaka iyo ndakaye wa muntu urabimenye iyo ndakaye ikintu nkora ikintu kimwe songa ubugari bwanjye nkabutura agahinda ko kubirya nkabirya umujinya wose ukarangira mu bugari. Muraho neza, yewe nitwa Dusaba Josiane, mbahaye ikaze kuri Kigali Cinema TV, musanzwe muzi muri Mugeni Series. Mbahaye ikaze abakunzi bacu, mwibuka gukanda subscribe, like, share na commentaire. Karibu cyane. Hano rero nkaba mfite umutumirwa wanyu mukunda cyane, umuntu rwose wari umaze iminsi cyane warabuze, ariko twamubonye. Witwa Sekatere. Karibu Sekatere. Muraho neza kuri ari kuri Kigali Cinema TV. Niko Sekatere abanzi ku mafilime nkunda gukina kuri icano bita Mugeni ya murakoze. Karibu cyane. Tugukumbuye igihe cyari kishi n'abakunzi bawe benshi bari bagukumbuye, abantu bagukunda. Bose afana banjye ndabakunda cyane. Nukuzangura akantu bita akantu uzanye tukagasangira. Akantu nyine yo kunywa nyine nawe murakazi. Nyine nkavuza nyine nkamamaje kandi n'amafaranga barampa. Ko nyine bazagure tunazagahuriza nta kibazo. Sekatere. Hakaba nifuza kukubaza. Waba ufite umusheri? Nta sheri ngira nta n'uwo nkeneye nta n'uwo nshaka. Sheri se baba barya muki ahubwo mbwira sasa rero mwabasore mwe abantu bajyaga no gutereta mutaragira uburyo mu byihorere rwose no guta igihe na nguta umwanya amajoro ngo sheri nagukunda nacyo bimaze shaka amafaranga ko sheri shaka amafaranga ariko se ku buryo uzabananirwa no kugira umukunzi nta mukunzi nkeneye abamombya nabo nshaka njyewe abamombya aho uhombya amumbya nyine hari uwo waba warahombeje se ngo uduhe urugero ahubwo baramombeje ejo bundi nateretse Claudiane ndamutereta pe aranyemerera hanyuma no mwemera mujyana ahantu Claudiane z'ubwo iryo zina ribaho Claudiane nyine nagumeze Claudiane nyine sheri wanjye Claudiane twakundaga icyo gihe ajyana ahantu Nyamirambo ahantu hari akabari karyoshye ukuntu turasangira. Ararya we ararya tap ono ukona hano imisaya simeze ngo kwako chamangije kurya ubona dukoze 2020 ufite amafaranga ngahe 30 afite 2025 wowe ono ngewe ngabanya consommation ngora amazi yonyine 30 niyo wari ufite se yonyine imbere n'inyuma kandi nabwo 20 none kandi nabwo yari inguzanyo ngo mwemeze sha nereta umukobwa ndamutereta aranyemerera banje wari wayikopesheje aha mu bajama banje mwana kugira ngo sohokane shere wanje umuhanyi we yankoreye muhanya sha arangije sha bireka sha bireka aso gutukana na yaramombeje gute se arangije arambwira ati ngo kina agatike amaye 10,000 ibaza guturuka Nyamirambo ugataha munuza ugataha hari ya Nyabyondo n'igitsi natamye biroko muhaye se namuhaye ngo namwemeyeho we iminota 2 iminota 15 abagezi wabo abasore mureke kwiyemera turiyemera abasore kwiyemera abasore kwiyemera ni ikosa reba urwo rugendo rwose wavuye aho ibirometero uyu mubwiza kuri se kandi heta nyanga wangira iki kwigira umukire kwigira ngo urafite kandi ntacyo ufite wari kumubwiza ukuri nubwo ati sheri ubushobozi bwanjye n'ubu mugasangira mubiziranyeho kandi nibyo byiza none ndangije uwo mukobwa igihango zibaza ngo ni ibiki ageze iwabo ahambwa turashara banjye ibintu bambwiraye kuri telefone baje gusanga atari byo bose ikintu bose kandi ngo bimeze bite nyine ngo 10,000 ngo byo guhamagara ngo onkere ngo hanze biki n'ibiki batera mwana nimbyanga ari bunyange
ndemera barafata ku mafaranga y'inzu ndayamuha. Amafaranga y'inzu ndayamuha. Amafaranga y'inzu yafataho utanga umukobwa arangiye shambaza ngo nyuma yaho yankoreye iki yo yarambipye arambipa sha amayinite yashize simbiza arambipa ariko nanjye umva rero sasa ngubwiye Claudiane aho uri hose umenya ngo nzaguhamagaza ngo njyane ahantu hahenze ukonsome nimara kubimara naca mu umva kula kulipa hapana naca mu gikari naca mu biki baca mu madirishya cyawe wahata ibirayi uzayishyura mwana w'abandi azasigara hata ibirayi kuri restaurant abihata se kuko ngewe uko ari yanjye oya pana unagushobora cyangwa urashaka kugira ngo bazamukoropeshe ngo ari kwishyura basishyure nanjye rero nta rukundo ngira yewe we ntabwo nkeneye ese ubwo icyo gihe wamuhaga ibyo byose utamukunze sha ntabwo namukunda yego pe namukundaga nibyo ariko nyuma yaho yarambwiye ngo afite umuntu ufite gahunda yo kubana nawe natekereza ukuntu ndi ifirimbi nubwo ati sha tubyihorere baba nabaye icyo gihe bari siri yake ndamureka aratwara yo pole sana kabisa hanyuma y'ibyo ubuzima busanzwe ukunda kurya iki sha njyewe nkunda ubugari isombe kuko ibiriye cyane uzana amatama y'abakoze n'ijigo ukazana ibintu byambere hano bita ngo byanuza by'amapfupfu ko byibuha urayifite ipfupfu ipfupfu riraza ngo cyangwa gukirira riraza ngo gukirira ako nyine shaka noneho uburyo bwose rizaza naryikaniriye rikaza byanyabyo nese ko udakora ya masiporo ngo uterure ugire ibituza aho ariko se kandi koko naye koko umusore nkanye ufite agatuza nka kilometero musambira akora wumva ariko akabonye ndakabonye akayenga imvura cyane rwose ndarenze rega man ugiye ugomba kugira bya bituza nyine ukabona umubonso amabonso nayo burya nambaraga agira ntabwo ari supure ariko ngende supure agakintu hanga nyine gikoma nakirukanka nkanagutanga ngaguruka ngagenda wabone nkunda kwambara nyine nk'ibisanzwe nabirenze ibintu biri simple naje kwiyemera ubuzima busanzwe ukunda kurakara ukunda kugera mu mujinya ukagera n'umushika iyo ndakaye wa muntu unabimenye iyo ndakaye ikintu nkora ikintu kimwe nsonga ubugari bwanjye nkabutura agahinda ko kubirya nkabirya umujinya wose ukarangira mu bugari sikatere we sha mane zanjye ngo napfuye wana kabisa sikate ndagushimiye cyane nawe ndagushimiye cyane ko wanumiye twa tugukumbuye turi benshi ariko tushyiraho ngaho dawa ni moto filime yakigiye kuza ari agahebuzo igiye kuza ikomeye cyane ahubwo abakunzi banjye iratwika harashya pe haragurumana haratokombera hatutubikanyeta turashya sawa nanjye wongeye ko murakoze cyane ko sikateri wakoze cyane ku kwitabira ubutumire bwacu nawe urakoze kudutumira umunsi mwiza Imana ikurinde n'icyo wabwira ko badukurikiye cyo nababwira cyo nuko mbakunda cyane kandi ukunda burage ukunda gukora wishimye umuntu kwerekana n'amatsiko kagira ko cyangwa bugufi zire gisamba urakoze cyane ndakunda cyane